Ikibazo rero kirabaza ngo iyi farashi isobanura iki? Ikibazo cya kabiri, kuki ari umweru? Ubundi mu buhanuzi bwa Bibiliya ifarashi isobanura ibintu bitatu. Icya mbere, ifarashi isobanura ubushobozi. Icya kabiri, ifarashi isobanura amakuba. Icya gatatu, ifarashi isobanura intambara. Ese ubundi ifarashi igikoreshwa mu ntambara? Uvuga ngo iyo tugiye mu mateka y'isi, mu bihe by'abami kera hakiriho zamatse ibihugu, usanga igihugu kimwe gitegeka ibihugu byinshi. Muri za empire za kera, uhereye kuri Egypt ugakomeza za Shuri, ugakomeza za Babuloni, Abameda, Abaperesi, Ubugiriki, Roma. Ibyo ni umwe mu butegetsi bwagiye buyobora isi yose. Bwabaga ari empire, babaga ari abampireri. Hanyuma ni ukuvuga ngo icyo gihe akenshi umwami wabaga ufite ikintu cyitwa ifarashi, yabaga ari umuntu udasanzwe. Ubundi muri iyo myaka mu binyejana bya mbere byabaho imbere ya Yesu, umwami watungaga ifarashi nko kubona umuntu uyu munsi utunze kajugujugu z'intambara. Turashaka kugira ngo tuzabereke imikuranti Kristo nuko azakora. Iyi farashi ivuzwe ntabwo uyicaye hari antikristo. Uyu uvuzwe hano wicaye kuri ifarashi wahawe ikamba, ni nawe wongera ukavugwa mu Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 14. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tubane namwe inshuti bene data mwese mukomeza kudukurikirana muri hirya no hino ku migabane y'iyi si, muri mu bihugu bitandukanye, yaba abari hano muri Afrika, abari abaturage bari hano iwacu mu Rwanda, muri East Africa, Afrika y'Uburasirazuba, ndetse na diaspora mwese muri mu bindi bihugu by'Uburayi, Amerika, ndetse no muri Australia, ndetse n'abari muri Asia. Dushimiye Imana kuko ngiye kuduha umwanya kugira ngo dufatanye kuganira ijambo ry'Imana, kandi tubaha ikaze kugira ngo mwisangemo neza mu ijambo ry'Imana, dufatanye kuganira ijambo ry'Imana. N'ubundi kandi ngira ngo amazina yanjye mumaze kuyamenyera, ariko nacyo reka nongere nivuge, nitwa Jarik Ikingeneye. Hanyuma uko mibora nyine iwacu ni hano mu Rwanda, niho turi. Rero tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndi umupapa ndubatse. Hanyuma dushimiye rero Imana ko iduhaye umwanya. Turagarutse rero kongera ngo twongere tuganire ku gitabo cy'Ibyahishuwe. Ubwo duherukana twavuze ko tuzatangira igice cya 6. Twakoze icyo bita summary, mbega mu ncamake, duhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 6, naho dukoramo introduction. Tukaba rero no tuje gutangira kwiga neza iki gice cya 6 cy'Ibyahishuwe. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusome ibice 6 umurongo wa 1 n'uwa 2, kuko tugiye gutangira kuganira noneho kuri aya mafarashi Yohana yavuze. Twabonye ko Yesu yamenye ikimenyetso cya mbere, amenye icya mbere haza ifarashi umweru, amenye icya kabiri haza ifarashi itukura cyane, amenye icya gatatu haza ifarashi y'umukara, amenye icya kane haza ifarashi y'igitare igajutse. Uyu munsi tugiye guhera ku ifarashi ya mbere, ifarashi y'umweru. Reka dusome twumve. Yaratubwiye ngo nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanyije cya gitabo, numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganiraho. Tugiye kuvuga kuri iyi farashi y'umweru, niyo tugiye guheraho. Mu kimenyetso cya mbere Yesu yamenye, twabonye ko Yesu yafashe kiriya gitabo cyari mu kuboko kw'iburyo, Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 6, niho twabonye Yohana habwa igisubizo cy'amarira yari amaze kurira, arizwa nuko habuze mu ijuru, mu bizima, mu bakuru, mu bamarayika, mu isi, abatuye isi, ikuzimu, mu bera bari barapfuye, hose yari habuze umuntu waza gufata kiriya gitabo cyari mu kuboko kw'iburyo ngo amenye ibimenyetso birindwi bigifatanije. Yesu ni wabonetse wabashije gukura kiriya gitabo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Hanyuma hano tugiye kure uburyo yatangiye kumena ibyo bimenyetso bigifatanije. Ibyashuwe 5:6 atubwira Yohana yahise arira, yararize. Yarijijwe n'iki? Nuko habuze n'umwe nyine.
amaze kurira ngo muri ya marira ye niho havuyemo igisubizo cyo gutuma twebwe abari mu isi dusubizwa, kuko kiriya gitabo byari bikirimo byari ibanga, ntabwo twari tubizi, ntabyo twari dusobanukiwe. Kandi Yohana we yari yabishuriwe, abona kugira ngo tubimenye ari uko habone kuza kumena ayo mabanga akayaduhishurira tukayamenya, tukizera umwana w'Imana wari uherutse kuva mu isi ari we Yesu Kristo, hanyuma akadukiza ibyari biri muri kiriya gitabo. Kuko kiriya gitabo byari bikirimo byarebaga abatuye isi, harimo imigambi mibi Satani yari agambiriye ku batuye isi, akabamo n'umugambi mwiza Imana igambiriye ku batuye isi, ariko biturutse ku kwizera umwana wayo wari umaze kuva mu isi ari we Yesu Kristo. Kubw'iyo mpamvu Yohana yabonye nta numwe ubashije kubumbura icyo gitabo ngo amenye ayo mabanga tuyamenye, tumenye ibibi bikirimo, tumenye n'ibyiza bikirimo, twizera Yesu Imana idukiza. Ararira kuko habuze n'umwe. Muri ya marira yarize niho twabonye ko havuyemo igisubizo cyacu twebwe abantu, niho havuyemo igisubizo cy'isi. Ibyahishuwe cya 5:6 Yohana yarabwiwe ngo yaravuze ngo nuko mbona hagati y'ane bya bizima bine no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana ituma kujya mu isi yose. Umurongo wa 7 uravuga ngo araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyice kuyandi. Hanyuma iki gitabo Yesu yahise atangira kumena ibimenyetso 7 gifatanije. Igice cya 6 nicyo tugiye gutangira. Umurongo wa mbere tubonye ko ikimenyetso cya mbere yamenye haje ifarashi y'umweru, kandi Yohana ngabona n'uyicayeho. Aravuga ngo wari uyicayeho yari afite umuheto, ngo nuko ahabwa ikamba ngo agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Ibintu tugiye kwiga kuri iyi farashi ngibi. Icya mbere, iyi farashi isobanura iki? Nimvuga ngo isobanura iki, ibyo ngiye kuvuga ari bwo busobanuro bw'iyo farashi ni nabyo tuziga cyane cyane, kuko ntabwo tuzaba tukiga ifarashi, ahubwo ubusobanuro cyangwa se ibyo irepresenta, ibyo ngibyo irepresenta nibyo tuziga, nibyo tuzacukumbura tukiga. None ikibazo rero kirabaza ngo iyi farashi isobanura iki? Ikibazo cya kabiri, kuki ari umweru? Ikibazo cya gatatu, n'uwari uyicayeho, uyu wari uyicayeho ninde? Icya kane, Yohana yavuze ko ari yambaye ikamba, iri kamba yari yambaye rishatse gusobanura. Hari kandi ndakoreka nkababwira, yabonye ngo yari afite umuheto mu ntoki ze. Ese uyu muheto wari ushatse kuvuga iki? Ngibyo ibintu tugiye kwiga kuri ifarashi Yohana yabonye mu gihe Yesu yamenaga ikimenyetso cya mbere. Turabanza duhere ku ifarashi, ubusobanuro bw'ifarashi ari nabwo tuziga cyane. Ubundi mu buhanuzi bwa Bibiliya ifarashi isobanura ibintu bitatu. Icya mbere, ifarashi isobanura ubushobozi. Icya kabiri, ifarashi isobanura amakuba. Icya gatatu, ifarashi isobanura intambara. Ndasubiramo, mu buhanuzi bwa Bibiliya ifarashi isobanura ibintu bitatu. Icya mbere, ifarashi isobanura ubushobozi. Icya kabiri, ifarashi igasobanura amakuba. Icya gatatu, ifarashi igasobanura intambara. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ibintu tugiye kwiga kuri ifarashi ni ibintu bitatu: ubushobozi, amakuba, intambara. Kuko iyi farashi Yohana yabonye, ubwo ni ibyo bintu bitatu yashakaga kugira ngo atubwire. Icyakoza wowe kuko ibyo utabisobanukiwe niyo mpamvu nyine utabimenya. Ariko ku Bisiraheli bakimara kubona iyi farashi y'umweru, bahise basobanukirwa icyo Imana ishatse kubabwira. Urugero nk'ubu ngubu abantu benshi, hari abantu batazi farashi, nk'abana bavutse vuba rwose bari mu myaka 10 na 20, hari abatarayibona. Farashi zabagaho kera. None ibyo bintu bitatu tuvuze nibyo dushaka gusobanura: ubushobozi, amakuba, intambara. Ese ubundi farashi ibi bintu koko irabigira? Tugiye kwanza dusobanure ifarashi yonyine. Nitujya tuvana ibyo bintu ku ifarashi tubizane kuri wowe nanjye, itoro rya Kristo. Nuvuga ngo ifarashi igira ubushobozi koko. Reka mbabwire gato ko ifarashi igira ubushobozi. Uburyo Imana yaremye ifarashi, ifarashi igira ibihaha bitaruha, ntabwo ijya yahagira, ntiginanirwa, igira ibizigira, igira imbaraga ku buryo yakwirukanka ibirometero bitagira ingano, ntabwo iginanirwa nuko Imana yiremye. Turi kuvuga ubushobozi bw'ifarashi. Icya kabiri, ifarashi yirukanka mu misozi, mu bihanamanga, mu mataba, nta hantu hamwe itagenda.
mu isaha iriruka, mu mazi iroga. Ibyo bigaragaza ubushobozi bw'ifarashi. Ikindi kigaragaza ubushobozi bw'ifarashi, ifarashi igira umuvuduko ku buryo ishobora kugendana n'imodoka. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ubushobozi bw'ifarashi, ibyo bintu tuvuze. Ikindi cya kabiri, twavuze ko icya kabiri ifarashi isobanura intambara. Ese ubundi ifarashi igikoreshwa mu ntambara? Uvuga ngo iyo tugiye mu mateka y'isi, mu bihe by'abami kera hakiriho zamatse ibihugu, usanga igihugu kimwe gitegeka ibihugu byinshi. Muri za empire za kera, uhereye kuri Egiputi ugakomeza za Shuri, ugakomeza za Babuloni, Abameda, Abaperesi, Ubugiriki, Roma. Ibyo ni umwe mu butegetsi bwagiye buyobora isi yose. Bwabaga ari empire, babaga ari abampireri. Hanyuma ni ukuvuga ngo icyo gihe akenshi umwami wabaga ufite ikintu cyitwa ifarashi, yabaga ari umuntu udasanzwe. Ubundi muri iyo myaka, mu binyejana bya mbere byabaho mbere ya Yesu, umwami watungaga ifarashi nko kubona umuntu uyu munsi utunze kajugujugu z'intambara, helicopter z'intambara. Icyo gihe ifarashi nuko yabaga ingana, mbega mu bushobozi yabaga ifite icyo gihe ku muntu wabaga ifite, nko kugira kajugujugu, helicopter z'intambara, cyangwa kagira zino za burende nini, bino biburende by'intambara. Icyo gihe umuntu wabaga zifite, yabaga afite amafarashi, yabaga ari umuntu udasanzwe. None ifarashi kuva kera zagiye zikoreshwa mu ntambara. Ahantu hose ibihugu uko byateranaga, wasangaga abantu barwanira ku mafarashi. Ubwo najya mbibabwire mu buzima busanzwe, ngira ngo ni ibintu bizwi cyane rwose. Ariko reka tujye muri Bibiliya ubundi bivuga iki ku birebana n'intambara y'ifarashi. Ese ifarashi koko yaremewe kurwana, yaremewe intambara, kugira ngo tubisobanukirwe. Iyo dusomye muri Zaburi ya 20 umurongo wa 7 n'uwa 8, uwo ni Dawidi wayanditse. Uti yanditse ryari? Iyi Zaburi Dawidi yayanditse ubwo yari amaze kwica Goliyati. Amateka ya Dawidi na Goliyati ngira ngo murayazi. Iyo tugiye mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17 guhera ku murongo wa 43, ubwo ngiye niho mpereye kuzagisoma cyose icyo gice, kugeza ku murongo wa 47 havugwamo umurwano wa Dawidi na Goliyati. Ubwo Dawidi yarasanze bakuru babagemuriye ku rugamba, Abisirayeli bari bafite ikibazo cyababereye inkeke cy'Abafilisitiya, na Goliyati wari ubahagarariye. Kugeza ubwo ari umwami yavuye mu rugamba ku rugerero asubira mu rugo, Abisirayeli ingabo zose zisha mu myobo kubera Abafilisitiya ndetse na Goliyati. Hanyuma rero Dawidi agenda agiye kugemurira bakuru be. Ibyabaye Yesu ashaka kubyinjiramo cyane, ariko Dawidi niwe wahanganye na Goliyati. Kandi guhangana nawe, ntago Dawidi yigeze akoresha imbunda amasaso, ntago yakoresheje katyusha, ntago yakoresheje machine gun. Hari urugamba abana b'Imana turwana. Dawidi icyo gihe yabaye ifarashi y'Imana. Isomye muri kitabo cya mbere cya Samweli 17:43 kugeza 47, Dawidi ajya kuhura na Goliyati, biratubwira ngo yafashe umuhumetso gusa. No muhumetso yafashe. Kera tukiri abana twarabikundaga cyane. Akenshi twakundaga kujya mu misozi tugafata imigozi twayizinze tugashyiramo amabuye tukarushanwa mu gutera imihumetso. Ibuye ry'umuhumetso rigenda rifite umuvuduko kandi uremereye, riba ririmo imbaraga nyinshi kurenza uko wateresha intoki. Ariko icyo si cyo shaka kuvuga cyane ko icyo aricyo cyatumye ririya buye Dawidi ateye Goliyati ryaramwishe. No, ahubwo Imana yongereyemo ubushobozi bwayo. Uvuga ngo Imana niyo yoboye ririya buye kandi ishyiramo imbaraga zayo. Dawidi ajya guhura na Goliyati, biratubwira ngo Goliyati yaramubonye aramusuzugura, kuko Dawidi yaje yitwaje ikintu cyitwa umuhumetso, umugozi urimo ibuye, ngo afite amabuye 5. Goliyati garamubaza ngo niko kunteranya inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Niyo kintu kimbabaza, biratubwira ngo uwo Mufilisitiya ahera ko amukwena mu izina ry'Imana ze, nta nubwo mu izina ry'Uwiteka. Arangije abwira Dawidi ngo ngwino mubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi rero ifarashi y'Imana
Imana yakoresha kigiye mu ntambara. Umva kuntu we yamusubije. Bibiri tubwira ku murongo wa 44 Dawidi yabwiye Goliyati aramubwira ngo wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jewe nkuteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice muci gihanga, ngo kandi ndagaburira intumbi z'Abafilistiya inyamaswa z'inkazi zo mu isi n'ibisiga byo mu kirere, ngo kugira ngo abari mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari Imana. Ngo kandi n'iriterano ryose ry'Abisirayeli bari baragize ubwoba, barahinze umushyitsi, baragiye mu myobo, ngo naryo rimenye neza yuko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara y'Uwiteka, ngo kandi ni we wenyine buyirwana. Dawidi ni umuhumetso gusa yateye Goliyati. Imana iherekeza ryabuye, kuko yavuze ngo ndagutera mu izina ry'Uwiteka. Imana nayo yoboye iryo buye iragenda ryinjira mu mahuriro y'ibyuma Goliyati yari yambaye. None Dawidi impamvu ninjiye ahantu nibwo yahise yandika iriya Zaburi ya 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Yahise avuga ngo noneho menye yuko Uwiteka yaravuze ngo none, nari mvuze ngo noneho hoya, ahubwo yaravuze ngo none uyu munsi, icyo gihe amaze kwica Goliyati yaravuze ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Nuvuga ngo Abafilistiya na Goliyati bari bafite amafarashi menshi, bari bafite amagara kururwa n'ayo mafarashi. Ibyo bintu bari bafite abise ntabyo bari bafite. Niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu wagiraga ifarashi yabaga umwami, wagiraga ifarashi muri birabi yabaga ari umwami udasanzwe. Ni nko kugira indege z'intambara, ni nko kugira akajugujugu z'intambara muri iki gihe. Niyo mpamvu Abafilistiya bari barazengereje Abisirayeli kuko nta mafarashi bari bafite. Dawidi rero yicishije Goliyati iwe ry'umuhumetso, ahita avuga ati kuba Imana yaransize amavuta, menye ko yasize igimukiza, umuntu Imana yasize igimukiza. Ahita avuga ati aba bantu bari bariringiye amagare, bariringiye amafarashi, ariyo bazanye muri iyi ntambara, ariko twebweho abana b'Imana tuzatsindisha izina ry'Uwiteka Imana. Ngaho Dawidi yavuze iriya Zaburi. Turi gusobanura akantu kabaza ngo ese ifarashi ubundi yigeze ikoreshwa mu ntambara? Ese Bibiliya hari ahantu bigaragaza? Aha tubonye ko mu Bafilistiya bari barazanye amagare kururwa n'amafarashi, ariyo mpamvu batsindaga Abisirayeli iteka ryose. Hakiyongeraho na Goliyati, kiriya gihanganye cyari gikomeye mu ntambara. Hanyuma Dawidi amwicisha izina ry'Uwiteka gusa. Ubwo nibwo rugamba abana b'Imana turwana, ntabwo turwana urw'umubiri. Tujya ha kabiri, Imigani igice cya 21 umurongo wa 31 haratubwira ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Urumva iyi ni Bibiliya none n'Imana ibivuze. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Ngo nicyo yaremewe. Ifarashi yaremewe kurwana, yaremewe gukoreshwa mu rugamba. Umunsi umwe Abisirayeli bigeze kwiringira Abanyegiputa, bakura ibyiringiro ku Uwiteka, bakura ibyiringiro ku Mana. Imana irababara, Imana irongera irababara. Buri Imana ibabazwa n'umukristo wakuye ibyiringiro kuri yo akabishyira ku muntu, kuri mugenzi we, cyangwa akabishyira ku bandi bakomeye bo hanze. Imana ishaka ko ibyiringiro byacu bishikamaho. Umuntu wese washyize ibyiringiro ku Uwiteka, Uwiteka ajya murwanira. None Abisirayeli bigeze gukura ibyiringiro ku Uwiteka babishyira ku Banyegiputa, kandi Abanyegiputa ari Imana yigeze kubakiza. Imana yagurutsa Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 31 umurongo wa 1. Umva kuntu havuga. Yesaya arajya kubahanurira, haratubwira ngo bazabona ishyano. Uwo ni Yesaya wahise aza guhanurira Abisirayeli kuko bari biringiye Abanyegiputa. Aravuga ngo bazabona ishyano abamanuka bakajya muri Egiputa kwitabariza, bakiringira amagare, bakizigira n'amafarashi uko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi uko ari abanyamaboko, maze ntibite kwera wa Isirayeli kandi ntibashaka Uwiteka. Ukuvuga ngo Abisirayeli ku rubajya babona Abanyegiputa, babona amafarashi bafite, babona ibyo bikoresho by'intambara bafite, bakavuga ngo reka tubagire inshuti,
abazaturwanya nitubitabaza bazadufasha kandi tuzatsinda. Ibyo rero bibabaza Imana. Aha twari turi gusobanura uburyo ifarashi yaremewe urugamba, ikoreshwa mu ntambara. Ubundi indogobe kuko izi nyamaswa ze mu bwoko bugize nko muri bune, indogobe umwami ni yagendaho gake gake nko kubona imodoka za president agendamo, ariko ifarashi yo ni nka ziriya ndege zijya mu ntambara. Icyo ni cya kabiri. Ifarashi isobanura intambara, tubonye ikoreshwa mu ntambara. Icya gatatu, ifarashi isobanura amakuba. Ni ibintu bitatu twavuze ko irepresenta ibintu bitatu: icya mbere ubushobozi, icya kabiri intambara, icya gatatu amakuba. Tugize kwa gatatu, amakuba. Ahantu hose habaye intambara haba n'amakuba. Amakuba ni iki rero? Ubundi amakuba, ubusobanuro bw'amakuba, amakuba asobanura navuga ngo n'urwunge, ni ibintu by'ibigeragezo byibumbiye hamwe. Kuvuga ngo harimo inzara, ubukene, indwara z'ibyorezo n'ibindi, gupfusha, kwangwa. Ibyo ni amakuba. Ubundi amakuba ni uruhurirane rw'ibibi byose byaguhuriyeho, w'intambara nyinshi zaguhuriyeho. Ahantu rero habaye intambara habaho n'amakuba. Muzare abantu hose habaye intambara uzasanga abantu basigara ari imfubyi, abana basigara ari imfubyi, abandi bakaba abapfakazi, abagabo bakabura abagore babo, hakaza indwara z'ibyorezo nagiye mbibona mu ntambara. Ugasanga abantu bamwe barwaye za korera, abandi barwaye za macinya, abandi bakarwara, haza ibyorezo byinshi. Ni ukuvuga ngo ahantu habaye intambara haba n'amakuba. Niyo mpamvu twasobanuraga ngo ifarashi isobanura ibintu bitatu: ubushobozi, intambara ndetse n'amakuba. Ngira ngo ibi bintu turabisobanuye neza. Ubu ibi bintu tuvuze nibyo tuzasobanura dusobanura ifarashi. Ikindi, kuki ifarashi yari umweru? Kuba umweru nuko iyo ntambara ari intambara yera. Ko twabonye ko ifarashi isobanura ubushobozi, intambara n'amakuba. None iyo ari umweru, ubwo bivuge ngo ni intambara, ariko intambara yera, ariko iyo ntambara ikabirimo ubushobozi. Iyo abantu bayirwana ntibajya batsindwa, ni intambara idatsindwa. Ubwo niko busobanuro. Kubiriya farashi yera ni intambara yera. Kwera nuko mbega imbere y'Imana ntago iyo ntambara ari mbi. Ni mpamvu bisobanura kwera. Ndibwira ko icyo tugisobanuye neza. Tugiye gusobanura noneho uyu wari yicayeho ninde mu buryo noneho bwuzuye neza. Reka tubisobanure muri aya magambo. Ni ukuvuga ngo iriya farashi n'uyicayeho yashushanyaga cyangwa se yari ifoto y'itorero ryose muri rusange. Yesu yicaye hejuru nk'umutwe waryo, n'uburyo bari mu ntambara yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'isi yose. Ndasubiramo kuvuga ngo iriya farashi n'uyicayeho yashushanyaga cyangwa se yari ifoto y'itorero ryose muri rusange, na Yesu yicaye hejuru nk'umutwe waryo, n'uburyo bari mu ntambara yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Hari abantu bajya bigisha ifarashi bakavuga ko ifarashi ngo ari antikristo. Ariko se koko ifarashi niyo antikristo? Ahubwo twavuga basi ko yicaye hari we antikristo. Hanyuma n'ifarashi rero tukayiha ubusobanuro bwayo. Ariko kugira ngo tumenye ko atari antikristo, n'ubuhanuzi bwavuzwemo. Reka tuvuge ngo antikristo hari igihe azagira ubushobozi. Ibyo nabyo tuzabigaruka kuko hari igihe tuzategura tuzabigisha inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu. Tuzinjiramo byose, twinjire n'imikorere antikristo uko yakoze mu gihe cy'intumwa kugeza mu kinyejana cya 20 ejo bundi nyuma y'intambara ya kabiri isi yose, ya Prito ya mbere isi yose. Hanyuma twerekana uburyo ari gukora muri iki gihe cya kabiri nanone, kandi mu buryo bw'amayoberane tubereka n'uburyo azakora ku mugaragaro itorero ryavuye mu isi. Ibyo byose tuzabigarukaho. Turi gutegura igitabo cy'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, tumaze tunabibateguze rwose. Umunsi cyane arangiye nibo tuzatangira kugisha izo nyigisho. Ariko turashaka kugira ngo tuzabereke imikoro antikristo nuko azakora. Iyi farashi ivuzwe ntabwo uyicaye hari antikristo. Uyu uvuzwe hano wicaye kuri iyi farashi wahawe ikamba ni nawe wongera ukavugwa mu Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 14, aho Yohana yavuze ngo mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho ngo afite umuhoro utyaye mu ntoki ze,
ngo kandi yambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe. Urumva rya kamba tubonye hano n'ubundi Yohana ngiye kuribona aryambaye muri kiriya gice cya 14:14. Kandi nanone uyuvuzwe ni nawo wongera kuvugwa mu bice 19 by'Ibyahishuwe umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, aho Yohana yavuze ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbura ifarashi y'umweru wetswe nayo yitwa kwizerwa kandi w'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwanya intambara zikwiriye, amaso ni ibirimi by'umuriro, ngo no ku mutwe we afite ibisingo byinshi. None ibisingo ni amakamba. Uvuga ngo kino gice cya 19 Yohana yabonye Yesu afite amakamba menshi, kandi iki ni gihe Yesu azabagarukanye n'itorero rye aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Ahandi rero yagiye amubona ikamba rimwe, ariko uyuvugwa ku gice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 nawo uvugwa ku gice cya 14 umurongo wa 14, ni nawo wongera akavugwa ku gice cya 19 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ni Yesu Kristo umwami w'abami, umutware utwara abatware, niwe uvugwaho hose. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo ntabwo yari antikristo, ahubwo ni Yesu. Ntabwo antikristo azahora anesha, Yesu niwe wahawe kunesha kandi ngahore anesha iteka ryose. Antikristo ari azagira ubutware koko, ariko ntazahora anesha. Bibiliya aho Daniel yanahanuye ko azagira agatsindwa neza kandi agatsindwa bimwe mu buryo bworoshye. Iyi farashi n'uyicayeho nibyo tugiye kubaganiriza mu buryo bwimbitse. Ariko kugira ngo tugeraho dusubika tuzasubukura ubutaha, nuko tubonye ko iyi farashi n'uyicayeho isobanura cyangwa se ishushanya ubushobozi bw'itorero. Yesu yicaye hejuru nk'umutwe waryo n'uburyo bari mu ntambara yo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Tuzagaragaza uburyo itorero rifite ubushobozi, tuzagaragaza uburyo itorero riri kurwana intambara, tuzagaragaza uburyo itorero riri guca mu makuba mu isi. Ariko nubwo rikora ibyo byose rifite ubushobozi, ntirijya ritsindwa. Riri kurwana intambara, riri guca mu makuba, ariko rifite n'ubushobozi. Iriya farashi yashushanyaga itorero, uyicaye hejuru akaba ari Yesu nk'umutwe waryo. Hanyuma ubusobanuro bw'ifarashi twabonye ko isobanura ubushobozi, amakuba ndetse n'intambara. Bivuga ngo itorero rifite ubushobozi, muri ubwo bushobozi nubwo rica amakuba n'intambara ntirijya ritsindwa. Nitugaruka tuzasubiramo turi kwerekana muri Zaburi uburyo koko iriya farashi yahanuwe. Yohana yavuze Yesu amenye ikimenyetso iriya farashi yashushanyaga koko itorero, uburyo bene Kora bayihanuye, uburyo abaheburayo bayihanuye, n'uburyo Yohana yayigaragaje ahangaha. Hanyuma turabasabiye gukomeza kubana natwe no gukora subscribe kugira ngo ubutumwa bukomeze bubagereho, kandi ikindi mutange comment, ikibazo wagira watubaza twagusubiza. Hanyuma turagusabiye kugira ngo ube umukristo mwiza, ube umunyetorero mwiza udatsindwa, nubwo baca mu makuba, nubwo baca mu ntambara, ariko nta mpamvu yo gutsindwa. Mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe mwese. Amen. Reka dusenge Imana hanyuma tugende. Mwami Yesu, turagushimiye ko waduhamagaye kugira ngo tugukorere. Ubu ni ubutumwa bwiza turimo kugeza ku isi yose. Bene data bose badukurikiranye n'abazabukurikirana uko ibihe bizaha ibindi, kubwira ikoranabuhanga wemeye ko ribaho, buzabohore benshi, kandi benshi bazajijuke basobanukirwa icyo ushatse kuvuga. Asire pray for the shakita izin we elansole bini followers. Turasenze kugira ngo ubutumwa buzahindure benshi, buzabohore benshi, buzakize benshi, buzakize imitima ya benshi, kandi benshi bazashe gusobanukirwa. Ndagushimiye ku bwa mwene data dukurikiranye kandi wumvishe ubutumwa bwiza, nibumubohore kandi arushaho gusobanukirwa ubu buhanuzi. Amahoro y'Imana akomeza kuba kuri buri wese wumvishe ubutumwa bwiza. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Shalom shalom.